Ushimiye data ko iki gitondo wongeye kutugirira ineza yawe tukaboneka muri studio za Fine FM muri iki gitondo uhabwa icyubahiro mana. Reka rero mana tugushimire n'abandi bose turi kumwe muri aka kanya baduteza amatwi muri aka kanya kandi Uwiteka mana nziza biteguye guhazwa nawe biteguye kugaburirwa nawe muri iki gitondo. Tugirire neza rero urukundo rwawe imbabazi zawe zikomeze kugwira kuri twe rwose ubuntu bwawe bubane natwe ndetse n'abaduteza amatwi bose mu izina rya Yesu twizeye amen. Turabasuhuje inshuti bavandimwe muduteza amatwi muri iki gitondo. Imana ishimwe yuko ubuntu bwayo bukiri kumwe namwe ndetse natwe kandi dushima Imana yuko iminsi yose yatambutse yakomeje kubana natwe tukaba tukiriho ndetse dushima izina ryayo, dushima imbabazi zayo, dushima urukundo rwayo yatugiriye muri Kristo Yesu. Ndabaramukije ngewe mwumva kuri mikoro ni Bernard Munyeshuri. Ndabasuhuje namwe aho muri mu mpande zitandukanye z'iki gihugu, abari za Karongi, abari za Busanza, za Zindiro, za Kirehe, abantu bose, abari Nyarugenge, ba Isaac, ba Michel bari Karenge, abari za Norvege, abari za Nyagatare, ahantu hose impande n'impande ku mpande zose z'iki gihugu ndetse n'abari hanze bazadukurikira kuri YouTube channel wandikamo inzira yo kwera ukabona ibiganiro byose byatambutse ndetse no kuri WhatsApp tujya tubitanga. Imana ishimwe rero yuko itwemere muri iki gitondo kuba turi muri studio tugiye gusangira ibyiza byose yaduteguriye muri iki gitondo. Reka nsuhuze na Venusti, nawe uyu munsi ntabwo twabashije kubana ubw'impamvu yagize ariko nawe twizeye yuko ari amahoro. Reka rero umusangira ngendo turi kumwe hano abasuhuze. Yego nanjye ndabasuhuje muri iki gitondo cyiza, gitondo cy'umugisha, kuko ni umunsi Uwiteka yaremye kugira ngo tuwishimiremo kandi turawishyimiramo, turawunezererwamo. Ni umunsi w'amahoro kuko umwami w'amahoro nibwo yazutse, hanyuma atwifuriza amahoro. Ubwo yabonekeye abigishwa be muri ya nzu bikingiranye, ijambo rya mbere ryamusohotsemo ahuye nabo azutse yari amahoro, ababwira ati mugire amahoro. Rero ni umunsi mwiza iyo twibutse uko umwami yazutse, kandi kuri uyu munsi tugira amahoro mu mutima, kandi ayo mahoro niyo yayandi yavugaga ngo nyatanga mu buryo butandukanye n'ubw'isi yatangamo. Niyo mahoro Bibiliya ivuga ngo ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ayo n'amahoro rero isi idashobora gutanga, ayo n'amahoro umuntu adashobora gutanga, amafaranga adashobora gutanga, ababyeyi badashobora gutanga, yewe umugore n'abana bidashobora gutanga. N'amahoro atangwa n'umuzuko wa Kristo Yesu kuba maze kwizera, kuko yazukiye kugira ngo dutsindishije. Ubwo twatsindishijwe rero nuko tumwizeye dufite amahoro ku Mana. Ayo rero niyo nsaba kugira ngo muri iki gitondo biciye mu ijambo ry'Imana yongere kandi atwuzure asendere aho muherereye hose. Rero ndanabifurije nanjye nsuhuza abari hakurya y'imbibe z'u Rwanda, abari Bwotamasimbi, abari i Burundi, abari muri Congo, abari muri Aziya, Amerika, Oceania, Europe na Afrika. Aho aya ma audio yose hose ari bugere
niba yumva ubuntu bw'Imana bubane nabo kandi bagubwe neza muri Kristo Yesu. Amen. Uwo ntiyigeze yivuga ariko ni Gadi. Ndayisenga Gadi ijwi mwaryumvise ndetse mumaze no kurimenyera kuri izi mikoro za Fine FM. Gadi, ubushize twari turimo tuvuga ikiganiro twakoze, ubushize twavuga ku masezerano, tuvuga isezerano rishya n'isezerano rya kera. Ibyo ntabwo tuza kubisubiramo. Twabonye yuko isezerano rya rishya atari ibitabo nkuko bamwe baba babitekereza, kuko ahubwo tubona ibitabo byo mu isezerano rishya, byandikiwe mu isezerano rishya, tukabona ibitabo byandikiwe mu isezerano rya kera cyangwa twita irya mbere, sibyo? Ariko twabonye yuko isezerano Imana yabanje gutanga ari Aburahamu, hanyuma nyuma itanga amategeko ari nayo sezerano yabwiye ati iryo sezerano ngeranye namwe ni mubyubahiriza muzabyubahiriza. Ibyo rero twabonye ko n'isezerano rya kera atari ibitabo byo kuva mu itangiriro kugeza muri Malaki, ahubwo ari ibitabo byanditswe mu gihe cy'isezerano rya kera, ari ryo twabonye ko ariyo mategeko 10 y'Imana. Ibyo ntabwo turize kubigarukaho, ahubwo turikomeza mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ryo mu Efeso. Tureba uru rwandiko, tureba natwe muri iki gihe hari impamvu Imana yabiduhaye muri iki gihe, tureba icyo umwuka tubwira kuri uru rwandiko. Yego. Mu bice bibanza mu mirongo ibanza igice cya 2, hari aho twabonye yuko ku murongo wa 8 Pawulo abwira ngo mwakijwe kubw'ubuntu. Mwakijwe n'ubuntu. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ibyo bintu urumva hari n'ibintu bibiri, sibyo? Hari ikidukiza. Yego. Idukiza n'ubuntu. Ntabwo twakijwe kubw'ubuntu, oya. Twakijwe n'ubuntu. Ubuntu nibwo budukiza. Ubuntu nibwo bwadukijije kubwo kwizera. Ubuntu turaza gusanga ko ari Kristo. Yego. Ushatse bavuga ngo twakijijwe na Kristo kubwo kwizera. Anone interuro nayo ubwayo, sibyo? Uko nta kindi kintu kidukiza n'ubuntu. Bugadukiza biciye mu zihe nzira yo kwizera. Ni kari akajambo kari ngo kubwo kwizera. Twizere gukora ikiganiro kivuga ku murokore. Umurokore ni muntu ki? Yego. Icyo ngicyo abataragikurikiye bajye kuri iriya cano, inzira yo kwera, barebe umurokore ni muntu ki. Twabonye ko umurokore atari idini. Yego. Wari idini ryiswa abarokore. Ubwo umuntu yavuga ati se usengera he? Ati ndi umudivantiste. Uri umurokore? Se reka ntabwo ndi umurokore, ndi umudivantiste. Usengera he? Se nsengera mu itorero riniri. Uri umurokore? Se reka ntabwo ndi umurokore. Ntabwo uburokore ari idini. Uburokore ahubwo naba bakize. Naba bakize kubw'ubuntu. Naba bakijijwe n'ubuntu. Urakoze. Naba bakijijwe. Niki cyagukijije? N'ubuntu bwankijije. Abantu bitwara abakijijwe, sibyo? Cyangwa se uko ngo urakijijwe. Ntabwo nkijijwe ndi umugaturika. Ibyo ngubwo. Umuntu wese wizera Yesu Kristo, yego, uwo yarakijijwe. Wizera Yesu Kristo ni umurokore. Abantu batwumve, ni umurokore. Umurokore ntago ari idini. Gukizwa ntago ari idini. Ahubwo turemo gukizwa niki? Yego. Abefeso 2:8 umurongo wa 8 plutôt hava ngo mwakijijwe n'ubuntu. Aho hantu nisho tuguma aho ngaho. Mwakijijwe n'ubuntu. Ubuntu nibwo bukiza. Undi wakijwe n'ikindi simbizi, ntago hanga hari buze kuba arimo, kandi si nta n'ikindi gikiza, kuko wowe ubwawe ntiwakwikiza. Yego. Kubahiriza amategeko ntibyagukiza. Yego. Sibyo? Kuko twabonye ko bose bakoze ibyaha, nta amategeko yigeze akiza. Kandi yivuga ngo bose bakoze ibyaha, ibivuga abayuda n'abatari abayuda. Yego. Nibo bose. Nibo bose. Ubwo rero ubwo twarabibonye yuko
mwakijijwe n'ubuntu. Ubuntu nibwo bukiza. Binyuze hehe? Kubwo kwizera, cyangwa se bamwe bakuvuga kubwo kwemera. Ariko Bibiliya ntagatifu ivuga gute? No kwemera. Ntabwo uyifite? Ndayifite. Waretse tukayisoma, kuko iri jambo rireba abantu bose bemera ko Yezu cyangwa Yesu, umwita uko ushaka, ko Yezu yapfuye akazuka. Yego? Abo bantu nibo bitwa abakirisitu. Yego. Ubundi undi muntu utemera ibyo buriya yakwitwa umukirisitu. Gute se? Gute? Nuvuga ngo umukirisitu nibura nuwemera iki? Ntibikunda. Nuba christianisme reka twenda tuyite gutyo. Aba bakirisitu, sibyo? Kuko hari amadini atari abakirisitu. Aho hantu rero iyo minjiye reka tube dusome kwanza icyanditswe. Muri Bibiliya ntagatifu. Yego. Abanyefezi igice ni 2:8. Haravuga ngo koko mwakijijwe ku buntu mubikesha ukwemera, ntabwo ari ku bwanyu rero, ahubwo ni kubw'ingabire y'Imana. Okay, ndashaka kumva kugira ngo n'abandi bakirisitu baduteze amatwi nabo twumve uko Bibiliya bakoresha ibivuga. Bibiliya bakoresha ibivuga. Nari ntavuga ngo abakirisitu. Ubu twebwe turimo turibwira abakirisitu. Wa muntu wemera ko Yesu yapfuye akazuka. Uwo muntu rero gukira kwe nuko, kuko turabibona aha ngaha, nuko gukira kwe ari gukira akijijwe n'ubuntu bw'Imana. Hanyuma abikesheje ukwemera cyangwa se abikesheje kwizera. Yego? Twakomeza ku gice twari turiho. Yego. Okay. Narakana nashaka kuvuga aho ngaho. Urabona uyu munsi baravuga ngo abazungu nibo bazanye evanjiri. Ariko je naje gusanga kuva Bibiliya yinjira mu Rwanda nta butumwa bwigeze buvugwa. Kubera iki? Ubutumwa mbikuje kuri iki kintu uvuze cya christianisme. Uyu munsi iyo twumvise ubukristu, iyo kenshi twumvise ubukristu birefera i Roma. Nguvuga ngo byavuye i Roma, byagize gute, ngo biza, ngo bigamije gukoloniza, biza, urumva? Umva iyo mvuze i Roma bumva barumva. Ariko mukuri icyo navuga, abazungu bazanye mu Rwanda, bazanye Bibiliya, ntabwo bazanye ubutumwa bwiza. Bazanye igitabo gihishemo ubutumwa bwiza, ariko ubwabo twebwe uyu munsi dushinze imizi mu butumwa bwiza, turebesheje amaso y'ubutumwa bwiza, dusanga bazanye igitabo, ntabwo bazanye ubutumwa bwiza. Twavutse dusanga wenda bamwe, sibyo? Wenda harabavutse vuba basanze ubutumwa bwiza, ariko harabavutse basanga Bibiliya yarageze inaha. Urumva, noneho naje gusanga nabo ubwabo bazanye Bibiliya nta butumwa bwiza bigeze bamenya. Bashaka usanga barayizanye atari cyo bagambiriye. Oya, barayizanye bafite icyo bagambiriye kindi cyakoze n'ishyano, ariko ubwabo ikirimo ntabwo bayigeze bakimenya. Yego. Rero kwita Ubukristu, christianisme, ibyo bavuze cyari kinyoma. Yego. Kuko christianisme ari bwo burokore. Nibwo turangije kuvuga. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Umva, ntibyavuye kuri mwe, nyamara ibyo bazanyeho byavuye kuri bo. Yego, aho hantu baje babwira abantu uburyo icyo bakora bagakira. Ibyo byavuye kuri bo. Ubwo si Ubukristo rero. Iyo babwira ati mwizere mukire, ibyo gusa, ibyo
aho se wakuramo iki kubwo kwizera. ubwo uyu muntu ngo yizera akire wakwicwa n'inzara. Yego urumva none hano kwizera gusa ukabona ijuru umva aho ahubwo Imana aho niho niba reka nkoresha ivuga niba navuga ngo niho yategeye umuntu kuko urabona umuntu rya jambo yabwiwe muri Edeni rivuga ngo icyo uzabona cyose uzakibona ari uko watutubikanye wakoze. Urumva niyo mpamvu uyu munsi umuntu umuhaye icy'ubuntu umuhaye ikintu ku buntu ntacyo yakoze asigara kwibazaho bo bibaye reka tuvuge bibaye nk'amafunguro ukamuha umunsi abana waje tugasangira saa sita ba umunsi wa mbere ashobora kwemera uwa kabiri wa gatatu igitekerezo kitakimuzamo ubura ngo aransuzugura kuko umuntu ari ibintu atagizemo uruhare. Yego ibyo bikaba bituruka kuri rya jambo uzajya ruko wabizi byuya kuba rero atakoze kabimuhara yibonamo agasuzuguro ntabwo bimunyura. ubutaha unamusohokanye mu gihe kandi muri restaurant uzoza kuvuga ngo reka nanjye ndagura fanta ufite nawe ufate ku cyamuvuyeho. Urumva sasa kuko Imana izi ubwo bwibone bw'umuntu niyo mpamvu yashimiye ko byose biheshwa no kwizera bikava no mu nzira wowe ubwawe utaciye iyo ubwawe yaguciriye inzira yo kwizera. Niyo mpamvu birivuga ngo namwe mumaze kumva ubutumwa bwiza bw'agakiza kanyu mumaze kwizera niyo yabashizeho yabahaye umwuka ku murongo wa 13 muri iki gice cya mbere nyine ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Uruvuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ubwo buntu bwumvikanira he? Bwumvikanira mu butumwa bwiza bw'agakiza. Ubwo butumwa bwiza bw'agakiza buvuga iki? Paul aragisubiza mu rwa mbere rwa Bikorino 15 ngo Kristo yarapfuye nkuko byari byaranditswe arazuka ku munsi wa gatatu nkuko byari byaranditswe. Ngubwo butumwa bwiza bw'agakiza kacu. Iyo rero wabwizeye bivuye ku mutima birivuga ngo ubukijijwe kuko ikigukije atari cyo wakoze ni cyakozwe ubukijijwe n'ubuntu kandi icyo wumvise kivuga urupfu no kuzuka ni nacyo kiremye kwizera uri buture Imana nk'igitambo. Yego urumva rero yaba kwizera yaba gukizwa yaba ubuntu byose ni ubuntu. Wowe urasabwa umaze kubyumva kubyakira kuko hari abandi babyanga. Arona abwiye ngo wikwibeshya ngo bose baragijijwe n'ikimenyimenyi kiwereka yuko Imana yabitanze ku buntu byose ari impano ariko hakaba hari abatabyakira. Ikibigaragaza nuko kugeza uyu munsi hari idini ry'abayuda. Sizi niba yarubize icyo mubwiye. Ikigaragaza ko hari ababyanga nuko kugeza uyu munsi hari idini ry'abayuda. Iyo mvuze idini ry'abayuda nirivuga iki? Nirivuga ngo uriya ntabwo ari Mesiya. Ntabwo ari umwami wacu. Tutegereje undi. Kuba rero batabyizera nicyo kigaragaza. Nyamara yaraje, nyamara amaze no kugenda ibyo byaravuzwe kuba bakibihakana kugeza uyu munsi. Nuko atari byabo. Niyo mpamvu Paul avuga ngo nta mugabane wabizera n'abatizera nibibaho. Rero tumaze gukizwa no kwizera kubw'ubuntu bw'Imana. Ubwo nibwo Ubukristu. Ubukristu ntabwo ari imihango. Kwizihiza imboneko z'ukwezi, kwizihiza yewe reka mvuge ngo Ubukristo si no kwizihiza Pasika. Ubukristo si kwizihiza Noeli. Ubukristo si kwizihiza umunsi wa Pentekote. Ubukristo ntabwo ari imihango yose ikorwa
kwizihiza umuganura se kwa abakristo we ntabwo bawizihiza urumva ariko abayuda bo barawizihiza. Ubukristo ntabwo ari ibyo byose. Ubukristo si ukuba wari ingumba bakagusengera mu izina rya Yesu ukabyara mbabarengere kure. Ubukristo ntabwo sukureka inzoga n'itabi, sukureka inzoga n'itabi buryo uvuga uti narakijijwe sinkingo inzoga n'itabi. Ubukristo sukureka ibyaha, kuko nanjye ndahamya yuko mu idini ryanjye navukiyemo hari abatabikora rwose, ari abayisilamu bari très moral ariko batanywa inzoga, badasambana, batiba, bafasha abantu. Yewe se sinabisikanaga nabo ngiye gusengera muri Omega, mbisikana nabo bavuye kuri seyashika n'utujerekani twamata n'indobo zirimo ibiryo, bavuye kugaburira ku ruhande. Natwe tubaga dufite ministeri. Urumva ko Ubukristo icyo atari cyo. Ubukristo si icyo. N'abantu bari morale ibyo barabikora. Nkurumva ubu ngubu baranaguye abayisilamu mwezi Ramazani bagifasha abakene b'abayisilamu gusa, bafasha n'abakene b'abakristo. Kandi iyo nzira igatuma abakristo nyine binjira mu idini. Urumva so rero ubukristo ntabwo ari ibyo. Ubukristo nicyo Petero yavuze ku munsi wa Pentekote, ahera mu mategeko ya Mose, mu Zaburi, agera no ku musaraba, urupfu no kuzuka bya Kristo. Abantu turasoma kuko twabanje kuvuga ngo twabonye ibitari ubukristo. Yego. Noneho tugiye kuranga ngo ubukristo noneho ni iki? Yego. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2. Reka tujye mu byakozwe n'intumwa. Turasoma ibice 2 n'igice cya 13. Abayigishije ubukristo. Igice cya umurongo wa 11 ube wihanganye kitoko. Ube wihanganye. Ibice 2. Reka yenda duhere ku murongo wa 22. 22. Yemwe bagabo b'Abisirayeli mwe, nimwumva aya magambo. Yesu w'i Nazareti, haleluya. Umva atangije amagambo, atangije umuntu. Yego. Agiye kuvuga ishingiro ryo kwizera noneho. Si ibintu, si imihango, avuza umuntu. Mwabagabo b'Abisirayeli mwe, nimwumva ya Mose muri discourse yatangizaga iki? Ko aya niyo mategeko Uwiteka abategetse uyu munsi. Urumva atangiza ibikorwa, ariko hano Umwuka Wera atangije umuntu. Yego. Nimwumve mw'Abisirayeli mwe aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabahamirishije. Ariko amen. Wumve Yesu agihari yavuze ngo sinaje kwihamya. Sinaje naje guhamya Data. Ariko umva Umwuka Wera ukuntu we abihinduye, ngo wa muntu Imana yahamirishije. Mu divugo Yesu yabaga ari mu guhamya Imana, n'Imana no iri mu guhamya. Yego. Nimwumva aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso ibyo yamukoresheje hagati yanyu, nk'uko mubizi ubwanyu. Si imigani turimo kubabwira. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome
muramwica. ibyo ni ibintu byabaye wa mugani w'umuririmbyi ngo ku mugaragaro izuba riva bose babi bose ibyo ni ibintu yababwiye no kuba ubuse wavuga ngo iki hari nk'ibintu mu Rwanda tuzi ariko urumva aho Petero aganishije amuganishije mu rupfu. Yego arimo avuga Yesu adatinda kubitangaza adatinda donc ibitangaza byari byo kumuhamya, ariko kumuhamya kubw'ikimana yagambiriye kera ari cyo kwicwa. kandi ibi ngibi barimo kuvuga bitandukanye nk'uko twe twabibwirwa. None twe tubibwirwa tubibwirwa nk'amateka. Yego. Ariko aba barabibwirwa live nk'amateka yabaye bazi bahari badashobora guhinyuza. Yego. None araza kubabwira rero icyo kumwica byasobanuraga ku Mana ari nacyo Ubukristu. Twashaka kumenya ngo Ubukristu ni iki. Umwuka wera aragiye ariko Imana yaramuzuye ngaho uwo muntu reba hasomye ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Agerero mu buhanuzi sasa kugira ngo abereke yuko ataraga kintu bakiye ibyo binatari ntago byapfuye kuba uruva ngo nuko ngo mwamwanze ngo yagute ngo mwamwica kuko hari abandi bantu bari bapfuye kiriya gihe. Yego kuko yari ari kumwe n'abandi bantu babiri aranabivuga ntago icyo gihe babambye ari umuntu babambye batatu. Yego ashatse rero kumwereka muri baya batatu babambwe uyu we. Yego ibye byari byaravuzweho. Yego si nk'ibyo bisambo biri aho bindi umutagira mu mwamwishe nk'uko abandi bapfuye. Yego 25 kuko Dawidi yavuze iby'uwo ati haleluya amen. Nabonye umwami ari imbere yanjye iteka ryose kuko ari iburyo bwanjye ngo ntanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ururimi rwanjye rukishima, kandi n'umubiri wanjye uzaruhuka wiringiye ibizaba. Kuko utazarekera ubugingo bwanjye kuzimu cyangwa ngo ahane uwera we abone kubura. Cyangwa ahane uwera wawe abone kubura. Wamenyesheje inzira y'ubugingo, uzanyuzuza umunezero kuko ndi imbere yawe. Iyo nzira y'ubugingo urazigabena ni iki ngiki rero, niyo y'umusaraba. Yego niyo yamenyeshejwe Yesu kuko ahangaha ni Yesu yatangavuga ngo Yesu w'i Nazareti. Ahangaha rero uyu Yesu ni umuntu agomba kumenyeshwa. Yamenyeshejwe inzira y'ubugingo, nayo si yindi yagombaga kunyura ku musaraba. Niyo mpamvu nawe amaze kuyimenya yavuze ngo rero ngo nanjye ndaje gukora ibyo ushaka. Yego bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshizamanga ibya sogokuruza mukuru Dawidi yuko yapfuye agahambwa ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu. Niyo kubabwira ngo ntimutekereze ko Dawidi yari arimo kwivuga kuko yarapfuye n'igituro cye kiri hano. Kuko hano batandukanye ngo ni Dawidi wavuze. Yego kuko yavuze ngo ntabwo azakundira ubugingo bwe ko bubora. Sibyo? Yego niyo kubabwira ngo rero ntimutekereze ko ari Dawidi. Ari Dawidi wasohokuruza wanyu kuko yarabuze igituro cye kiracyari hano. Yarabuze. Noneho arakomeza 30. Nuko rero kuko yari umuhanuzi akamenya ko Imana yamurahiye indahiro yuko izamuha umwe mu buzukuru be ngo abe ari we usubira ku ngoma ye, yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari byaba. Nicyo cyatumye avuga ko atarekewe ikuzimu kandi ngo n'umubiri we nturakabora. Imana yazuye Yesu wo. Natwe turabagabo bo guhamya
ibyo nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na se ibyo yasezeranije ari byo Mwuka Wera none asutse icyo mureba kandi mwumva. Mwuka Wera azanywe n'iki? Numva ko azanywe no gupfa no kuzuka, nibyo bizanye umwuka. Yego. Ubwo bukirisitu mwene databerna. Noneho 34 kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru, ahubwo ubwe yaravuze ati Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye. Ibuka yuko Dawidi yavuze ariya ngo nabonye umwami na iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. None avuze uwo mwami wari ngo nuwicaye iburyo aho yashize umwami we. Ugeze aho nzashirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Aranzuye rero. Nuko abo mu muryango wa Isiraheli bose yatangiye avuga ngo bagabo b'Isiraheli nimwumve aya magambo. Arangije avuga ngo noneho abo mu muryango wa Isiraheli bose nibamenye badashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye yego Imana yamugize umwami na Kristo. Ibi nibyo batarumva bataranemera kugeza iki gihe. Uko uwo barangije baramuzi. Yego. Barabizi ko ari Yesu ariko wo kwa Mariya na Yosefu bande bati bashikiwe n'iduturanye na bene se sibo tubana hano umunsi ku wundi. Yego. Umva rero 37 ntibabwiye umurimo Imana yakoze. Yego. Ngo abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima nguko uko ijambo rirema kwizera. Ayo magambo abacumise ku mutima nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka. Muzabona kubabarirwa ibyaha byanyu. Hariya muri Luka komeza umurongo wita ukomeza kuko isezerano yego ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Abari kure bose yavugaga twe. Yego. Ayo twari turi hafi yabo. Yego. Nuko ko mwibana ryajambo muyoga bari kure. Urumva rero ubutumwa bwiza. Ababwiye ikintu gikomeye ngo namwe mwihane, kuko ku Muyuda we kwihana byasobanuraga guhindukira uwo bahaye umugongo noneho bakamureba bakamuhindukirira. Kwihana n'uri no guhindukira. Kuri bo rero kwihana nukubatizwa mu izina rya wa wundi babwiye Pilato ngo amaraso ye atugiyeho twebwe n'abana bacu. Nuko bamuyakanye Umwuka Wera yahise ategeka aba ngo rero uwo mwihakanye mumwitirirwe. Aribyo byitwa kubatizwa mu izina rye. Izina rye. Mubati kuvuga ngo kumugaragaro nkuko mwamwihakanye kumugaragaro. Ntabwo ari kuba pasiteri yagushyira mu mazi akavuga ati nkubatije mu izina rya Yesu. Ku Muyuda byavugaga ngo uwo mwihakanye ku mugaragaro nuvuga ngo amaraso ye abajyeho no kubana banyu ndetse nta wundi mwami mufite uretse Kaisari. Ubwo mwumvise rero ko Imana yamugize umwami na Kristo, kubabarirwa ibyaha biraza guturuka mu kubatizwa mu izina rye. Muribuka yuko biriva ngo ababatizwaga na Yohana bitwaga abigishwa ba Yohana. Rero kubatizwa mu izina rya Yesu kwari ukwemera kuba umwigisha w'uwo mwihakanye no kwemera noneho ko ari umwami wanyu. Yego. Ubwo mukaba mugize gute? Mubabariwe ibyaha. Muribuka yuko
Yohana Zakariya se wa Yohana yasobanuye agakiza karicyo abihawe n'umwuka ngo ni ukubabarirwa ibyaha. Yego. Urumva rero kubatizwa mu izina rya Yesu no kwihana ku muyuda byasobanuraga kubabarirwa ibyaha. Mvuze ko rero tugarutse kuri kimwe twatangiye tuvuga cy'Ubukristu, ubundi nta mukristo wavuga ko atababariwe ibyaha. Yego. Ubukristo rero ni ukubabarirwa, ntabwo ari imihango. Ni ukubabarirwa biturutse mu kwizera k'uwo mukiranutsi yapfuye azize ibyaha byawe, akazukira kugira ngo utsindishirizwe, cyangwa akazukira ngo wungwe n'Imana. Nta mukristo w'umunyabyaha imbere y'Imana. Ntawubaho. Kuko iyo wizeye ibyo bivuga ngo agushyira imbere yayo uri uwera n'umuziranenge utagawa ku Mana. Kuri wowe amateka abahindutse mashya, itangiriro ryawe riba riba y'Imana, n'iherezo ryawe riba riba y'Imana. Abantu baduteze amatwi babyumva. Ngubwo Ubukristo butigeze gukandagira mu Rwanda. Nta umukirisitu cyangwa umukristo uwo wabatijwe, apana mu mazi, kuko amazi yo bakudubikamo rwose. Hari nabo nabonye ababatiza neza kabisa. Hari nabo nabonye abatiza inshuro nk'eshatu, wakora icyaha nyakubatiza ariko ntabwo batizwa mu izina rya Yesu inshuro ebyiri. Yego. Ntabwo bishoboka, kuko mukuru wawe yagenda akubatiza ari pasiteri. Yesu yabatije ryari? Yego, umubatizo wa Yesu ntabwo ari wa Yohana hariya. Yaravuze ngo hari umubatizo nkwiriye kubatizwa, ngo mbega ukuntu nkibabara kugeza umunsi uzasohorera. Umubatizo yavugaga ni uwuhe? Kandi yaramaze kubatizwa na Yohana. Wari umubatizo wo ku musaraba. Uwo niwo twabatijanyijwe nawe mu kwizera, twapfanye nawe mu rupfu rwe, tuzukana nawe mu muzuko we. Nguwo mubatizo wa Gikristo. Bavandimwe baduteze amatwi, ntabwo turimo kuvuga ko kubatizwa amazi atari byo, ahubwo habatizwa uwamaze kubatizwa. Haleluya. Habatizwa uwamaze kubatizwa. Gasubiremo. Habatizwa uwamaze kubatizwa. Yego. Abantu benshi bo babatijwe batarabatizwa. Ariko Imana ishimwe yuko nubwo wabatijwe uwo mu mazi, utarabatizwa uwo mu mwuka wo ku musaraba. Yego. Haracyari ibyiringiro. Amen. Birashoboka ko wabicurika. Wabicurika rwose, washaka kongera ukagera bakubatiza undi wo mu mazi, ntacyo bitwaye. Ukavuga utubiye cya gihe ntabwo yari inzi byondi. Nuhese ukwizera ijambo ry'ubutumwa bwiza. Paul yavuze ngo nuko namwe niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza kanyu, ngo mumaze kwizera niyo yabashizeho, yabahaye umwuka. Amen. Ikimenyetso. Kwizera niko mu yindi mvugo tutaruranije za teoloji nyinshi, kwizera burya niko gupfana na Kristo no kuzukana nawe. Kuko wizera iki? Wizera icyo yakoze, gupfa ku bwawe no kuzuka ku bwawe. Iyo rero wizeye, Imana ikubona nkaho wabikoranye nawe ku musaraba. Uzi ko uyu mubatizo abantu duteze amatwi aka kanya babasha kubatizwa cyane. Uri mu cyumbi wawe. Amen. Uteze amatwi radio aka kanya, uzatega amatwi iki kiganiro kuri YouTube. Amen. Ubasha kubatizwa. Amen. Wamara kubatizwa noneho mu mazi yitwa umwuka. Yego. Wamara kubatizwa ukabona kuzajya gushaka Gadi cyangwa Bernard cyangwa undi muntu, bavuga uti ndashaka cyangwa mwene so, ukavuga uti hari abantu twari dutanya muri quartier, ndashaka kubabwira ko hari umubatizo nabatijwe. Amen. Ubu ni mumbona, umva mujye munshyiraho urupfu no kuzuka bya Kristo. Amina. Ayo maraso yo turayemera, twemera kuyabarwaho. Ubu nta yandi maraso y'umuntu wakwemera kubarwaho. Amaraso y'umuntu ni ibindi sibyo, ariko ya Kristo ayo bazayatubareho. Amen. Ega natwe dushaka n'urupfu rwe
n'izuka rye yego twarapfuye dushatse tujya tuyandikaho ripu natwe yego nicyo rero umubatizo wo mu mazi uraza kubwira abantu ngo sinkiri wa wundi hari ibyabereye iwanjye mu nzu yego hari ndi ku karadiyo nashyize kuri 93 n'igice kimwe mbona urupfu no kuzuka bya Kristo nk'umubatizo uzabe niba tubatiza kuriya kutwibiza ngo ni ikimenyetso gisa ngo narapfuye none ndangije ngewe wa kera narapfuye none hazuka mvamo ndi mushya napfanye na Kristo nzukana nawe ubu ndi icyaremwe gishya ibyo rero ubu byereka abarebesha amaso ariko Bernard yewe utanabiberetse ukava mu mubiri ufite ubugingo buhoraho ega bera birakora yego ku ishuri muri physique baduhaye principe ya physique bavuga ngo toute action correspond à une réaction ubwo muri physique mba nsigaye ni ukuvuga ngo igikorwa nubona nk'ubu bena nk'uko bisurushye ibyo byose hari ukuntu ureactinga yego icyo ngicyo ukoze hari umusaruro kiza gutanga yego so turambwira ngo Imana ikubabarire Imana iguha umugisha cyangwa ukambwira ngo uyu mwanya ngiye kukwereka ko nakurebeye izuba urayibona ngiye gukosora ndagukosora kabisa urumva donc urumva rero no mu mwuka nuko iyo wapfanye na Kristo iyo wizeye kuko ni ikintu cyakoretse imbere nose aba bantu niyari yangize ngo bacumitwa ku mutima baracumi kuko hari icyakoze none kuko bacumiswe bagiye kuri reactinga reactinze gute bagabo bene data dukora iki urumva rero ibyo bintu mutubwiye ko ari byo dukora iki reactinze hari kibasohotsemo iyo twizeye uko kwizera kurakora dukora iki rero ni ukuri iyi dukora iki yababwiye ati mwizere n'ijambo rimwe ibyo mu byakire biragoye mu madini cyangwa amatorero y'iyi minsi ubuti ko numva nkora iki kavuga ati pfukama hano subiramo aya magambo ndetse kwiba hari umukozi ndetse inzoga ndetse itabi ndetse uburaya ndetse ubusambanyi ndetse iki genda urakize nyamara aho ngaho mu rusengero nyine uwo wabwiye gutyo ndetse ubusambanyi ndetse iki ahinduke kidogo arimo gusubira ku ntebe akabona umukobwa yiyambariye mini jipe yicaye imbere ikibero cye gihanganye na agatekerezo gahita gaza agatima kagakubita uwo nyine navuze ngo ndihanye ubusambanyi ndihanye iki kandi avuye gukizwa donc rero gukizwa ntabwo ari ukureka ibi ngo ukora ibi reka n'iryo jambo ryinjira mu mutima wawe rikagucumita uko gucumitwa mu mutima gushobora kuba atari ugucumitwa gutsinda kuko ku bayuda bagombaga gutsindwa kuko yababwiye ibintu bifatika ntimwamwiyiciye se ntimwamwiyiciye Pilato ashaka kumurekura muranga musaba ko barekurira igisambo mu gice cya 3 ngira ngo yarabivuze urumva donc niyo mpamvu byagombaga kubacumita ariko ku munyamahanga yumvaga ibyo bijambo aho gucumitwa ku mutima akanezerwa urugero ni nka ya nkone yo ntabwo yacumitse ku mutima yifate ku mutwe se haba twakoze ishyano none nkoriki Filipo uko yavugaga niko neza byayizamukagamo yego uko yavugaga kuko rero ari ukwizera kwakoretse hariya nayo yayatinze bageze imbere y'amazi amenye none uwo ko mbona amazi hariya niki cyambuza kubatizwa kandi ndangije kubatizwa yego ibyo uvuze ko mbyizeye yego nkaba mbona amazi niki cyambuza guhamya kimaze gukorwa muri jewe ubu rero ubwo nibwo Ubukristu twahishwe ubwo rero nibwo babandi bavuga ngo ababanje inaha tubita abamisiyoneri ego ntibatuzaniye icyo ntacyo bakituzaniye
batuzaniye imihango. Niyo mpamvu ko batatuzaniye n'amategeko. ejo bundi nakurikiye ikiganiro Kensi yakoranye na Sanzabera. Umva na Rutangago w'amaboko yakoranye na Pasiteri Rutayisire. Ndakubwiza ukuri, yaramubwiye ngo tubwire, urumva kuko bagaragaje ibikorwa. Mwasanzabera yabwiye ngo niki kintu abazungu bazanye twebwe tutari dufite. Uwo ni ibyo mwitwa kubatizo, twe tubyita kubandwa. Ibyo mwita igaburo ryera, twe twabita guterekera. Mwebwe mu bindi vugo mwaterekeraga Yesu. Kuko yavuze ngo mubikore munyibuka. Natwe turaterekera twibuka abakurambere. Gutereka no kusangira. Dusangira nabo. No kwibuka usangira cyangwa urabona nese bura aba bantu kutagira ihishurirwa byatumye ubukristo buba cheap. Kwemye ngo niki mutuzanira abatagatifu dufite abazimu. Donc parallelisme niki Rutayisire we yavuze ngo aho itandukaniro rihaye twebwe tugisha abantu kureka ibyaha, gukora ibyaha. Ariko dufite abanyarwanda b'imfura. None se dufite abanyarwanda b'imfura hano. Kirazira kandi nushaka kuvuga ngo n'indangagaciro. C'est ça. Kandi nushobora zihoranye ntago ari abo babituzaniye. C'est ça. Ariko mushobora kwemeza yuko nubwo mwigisha mu rusengero abantu kureka gukora ibyaha, ntimushobora kuvuga yuko muri intungane ko batabiretse se. Kuko natwe tujya twigisha tuvuga ngo umukristo si udakora ibyaha ariko nutaba mu byaha. Ariko no mu banyarwanda hari abataba mu byaha ariko bashobora gucumura kuko ari abantu. Soro ubitwaye mu gipimo cy'ibyaha ugashaka kwerekana ubuzima bwa Kristo ko ari udakora ibyaha ntukabye muri byo, nk'umunyantege nke ushaka kugikora. Noga ushaka kwerekana yuko mu banyarwanda hari abanyarwanda uyu mugani wa Bibiliya uvuga ngo nta byera de. So abanyarwanda kuvuga ngo ntabera ariko si de. Nimo kuvuga ngo turi abantu dushobora. No mu Bukristo siko twemera se. Yego. Ntabwo ntitujye tuvuga ngo ntabwo ndi intungane. Oya ngo ngo n'intungane bw'icumuye kari. So dushatse gufata ko Ubukristo uretse ko ibyo mvuze ntaho biri muri Bibiliya. Dushatse kuvuga ko Ubukristo ari kuba morale. Kuba uri umuntu uri moro. No. Aho nta Ubukristo bwaba butandukanye na Hinduisme n'idini ry'Abahindu. Ntabwo Ubukristo bwaba butandukanye n'Ubudiste. Ko Ababuda bakora ibikorwa byiza ko kwazabona nibanarya n'igihumeka. Ko kugira ngo nacyo gifite uburenganzira bwo kubaho. Hari imboga ntabwo rero ntabwo no Ubukristo rero kibutandukanya nandi madini yahebera ntizimbye maga. Yego. Ubukristo ni ukwizera umuntu. Kristo niwe Bukristo. Kwizera Kristo. Iyo mvuze Kristo, Yesu Kristo kuvuga ngo ni urupfu no kuzuka kwe. Iyo ayo magambo yose afatanyije Yesu Kristo ni urupfu. Yesu wumve uwapfuye. Kristo wumve wazutse. Kuvuga ngo kwizera urupfu no kuzuka ko nibyo Bukristo. Ni nacyo kidutandukanya n'andi madini yose. Yego. Ni nacyo urumva kuko nicyo cyatangiye kuba mu bitekerezo by'Imana. Niziko bivuga ngo Imana yabimenye kera bitaraba. Yamenye urupfu no kuzuka bya Kristo. N'ubumenyi Imana iduha ikanabwagura muri twebwe bukaguka tukaba abakire muri ubwo bumenyi n'urupfu no kuzuka bya Kristo. Nibyo Paul yavuga ngo ndashaka kumumenya. Menye imibabaro ye kugira ngo nge nishushanya n'urupfu rwe. Urumva nibwo bumenyi Paul ashaka kumenya. Ngo no n'imbaraga zo kuzuka kwe. Numva ubumenyi bw'Imana nibwo Paul ashaka kumenya. Naho ubumenyi yari afite mbere yabwise amase n'igihombo. Ngubwo Bukristo ni naryo tandukaniro ry'Ubukristo n'andi madini yose. Andi madini yose na madini ari morale. Ariko Ubukristo ni dini riri spirituel kuko
ni inzira ishingiye ku muntu Yesu Kristo umwami wacu yo kabyara. urakoze cyane. Abantu rero baduteze amatwi, nibyo mufite amadini murimo, bamwe mwavukiyemo, bamwe twagiye tunabatizwa nuko kwizera tutazi uko ariko bakatubatiza turi impinja, abandi babatijwe ari bakuru. Yego. Ariko niba warabatijwe koko ukaba uri umukristu, tumaze kubona ubukristu, kubatizwa kwa mbere, Amen, ko kwizera ukaba uri umwana w'Imana. Twabonye ko nta mukristo imbere y'Imana w'umunyabyaha, n'Imana yaba ari nyabyaha nayo. Kristo yaba yarapfiriye ubusa, ntabwo waba uri uwo Kristo waba ari undi we. Ariko Pawulo ntabwo yababwiye ati ko uzi icyo mvuze, uwo mwana Kristo ari umunyabyaha, n'Imana ni nyabyaha. Twereke kuko yabyawe n'Imana. Imana twebwe tubyara abanyabyaha kuko turi bo, ariko umukristo ni uwabyawe n'Imana yera. Kumwita umunyabyaha rero ni nko kuvuga ngo na se wamubyaye ni umunyabyaha. Aba Pawulo ababwira ati rero umuntu uzaza ababwira ibintu binyuranye n'ibi azababwira Yesu wundi. Yego. Uzi kubwira umwana w'Imana nicyo gituma batanezererwa gakiza hariya. Bababwira ko ari abanyabyaha, ni mwiyeze, Imana ntishobora kubumva. Jewe nazizi ikintu kimwe aho nasengeraga, ntashaka kuvuga izina. Yahihorere. Naravuze ngo kuko bigishaga bavuga ngo umwuka wera ntashobora kukuzaho utariyeza. Bari mu bihe byo gusaba abantu ngo babatizwe mu mwuka wuzura umwuka. Noneho batanga ingingo ivuga ngo umwuka wera ntabwo yaza mu mutima urimo ibyaha. Barimo kubwira abakristo s'il vous plaît. Ndahagarara ebana nsoma icyanditso cya kindi cyo mu Baheburayo nkunda cyane, igice cya mbere umurongo wa 3, ngo kuko uwarukura bagirana ku bwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, ko ari we uramiza ibintu byose ijambo ry'imbaraga ze, ngo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Ndabwira rero kuri Pentekote Imana ntabwo yari kurekura umwuka wayo izi ko hari icyaha kiri mu isi. Niba yaramanuye umwuka nuko yarebaga mu mitima yabo rikabonuka nahera. Kubera iki? Kristo yaramaze kweza. Rero niba turimo kubona ibyaha mu bakristo, ni twebwe turimo kubirema. Yego. Kuko Imana yo yaramazwe ni ijonalisise. Ariko kandi byari ngombwa kuri zira. Bose niba bivuga ngo kugira ngo atwishyire imbere ngo yiyungishije natwe urupfu rw'umubiri w'umwana wayo, kugira ngo adushyire imbere yayo turabera n'abaziranenge tutagawa. Bose Imana iragawa, Imana ifite inenge. Oya, ntabwo kwizera Yesu, ntabwo kwizera Yesu Kristo wabyongeraho kugawa n'Imana. Niyo mpamvu navuze rero uwita umukristo umunyabyaha, kuvuga ngo n'uwamubyaye nawe ni umunyabyaha. Ariko niba uwamubyaye ari uwera, we yikoreye umurimo weza umwana wayo ku buryo udashobora gutinyuka kumwita umunyabyaha. Ahubwo yaba ari insulte. Kwita umukristo umunyabyaha ni ugutuka Imana. Ni ibintu bibiri bidahuye. Yego. Wahoze uvuga ibya fizike, hari ibintu harerema ebyiri nyiramutse yazihura. Niba wafata ngira ngo amazi niba yavanga n'iki na essence cyangwa se n'iki ku buryo kimwe gitandukana n'ikindi, niba ari incompatible simbizi. Ariko ni ibintu bibiri bidashobora guhura, amazi n'amavuta. Amazi n'amavuta. Kuvuga ngo uri umukristo, sibyo? Wizeye Kristo, mu ruhande rwa kabiri bakubwira ngo mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo. Abantu baririmbye indirimbo nabo ndabasuhuje, sibyo? Kumva urizera Kristo ukanabaza niba ufite ubugingo buhoraho. Urizera Kristo ngo ari kushobora no kuzarimbuka.
ndi umukristo ariko nanarimbuka ndebye nabi uwuhe Kristo nguwo rero uwo batuzaniye ari muri Bibiliya batuzaniye Bibiliya ariko ntibazana kwizera Kristo ntibazana ikirimo ari nabwo Ubukristu ari nabwo Ubukristu rero iyo turimo kuvuga Umukristo inshuti yanjye ntiwumvire mu bantu baba bari mu nsengero oya ntabwo tubwiye ngo uruvemo ntugumemo ariko uyu munsi w'Umukristo Umukristo rero ariko uzi iyo umuntu yakoze ibyiza bamwita Umukristo afite Ubukristo byahujwe no gukuri kandi nacyo kintu abo bavuze baganiriye bavuga ati no twebwe ibyo mwese mwarabikoraga ariko twebwe twaje tubwira abantu kureka ibyaha kureka ibibi bagakora ibyiza uyu muntu Umukristo koko nibyo sibyo Umukristo ntarangwa n'ibibi ariko Umukristo ntarangwa n'ibibi ariko kudakora ibibi sibyo Ubukristo yego cyane rwose cyane ikintu abantu bakakimenya kuko Ubukristo ndakubwiza ukuri bwarasuzuguri jewe sanzabe yaganiraga na Kensi nkumva nabwiye Kensi ariko wampamagaye gengenge nkavuga Ubukristo kuko Ubukristo ni ikintu kiri hejuru ariko Yesu kuki yabwiye uriya mutunzi arepresenta inyoko muntu yose iri morale wanda mbwiye ngo nkora iki kugira ngo ndago ubugingo buhoraho Yesu aramubwira ntuza amategeko se atayahemuga ntugasambane ntukibe bayo ntabwo yamubwiye ngo ayo nayakoze nayashize mu bikorwa maze kugera mu zabukuru maze kuba umusaza ayo nayayubahirije kuva mu busore bwanjye iki kintu cyumva umusore ni kuvuga ngo aracyafite amaraso ashyushye aracyabona udukumi akumva agatima urabona ni umusore aracyajyerera ubuzima ndibuka kera tukira abasore twaba tugavuga ngo bana tuzakizwa tumaze kurongora abana urugero dushaka kuvuga kubera twumva ukuntu imibiri ishushe no kumva ko iby'Imana kujya mu by'Imana ni ukwanga iby'isi tukavuga ngo ni by'abasaza bariya bamaze gucoka urumva turi abasore reka tubanze kwanza turye abantu ubuzima natwe nidushaka tukagira hari imbere tuzakizwa urumva uyu musore rero yabwiye ngo ayo nayo yubahirije mpereye mu busore bwanjye urumva aho hantu nuvuga ngo uwo yarepresentaga abantu bose bari morale ariko Yesu kubera iki yaje kumubwira ngo sasa niba ushaka kuba intungane genda ufate ibintu byose bigize ibyiringiro byawe ubigurishe uha abakene hanyuma uzunkurikire ngo amaze kumva iryo jambo ngo umutima urababara mu yindi vugo yahunze yanze Ubukristo kuko Ubukristo ni ukwizera uwo ukabishwaho nawe ngubwo Ubukristo intumwa zigishije urashaka kujya mu ijuru ni ukwiringira uho yego urashaka kunesha kwezwa mu buzima bwa buri munsi uva mu ngeso za kamere uzamuka mu mwuka ni ukwiringira uwo nguwo ngubwo Bukristo tutigishijwe utekereza utyo niwe Mukristo niwe mwana w'Imana amen. Dad urakoze cyane uyu munsi twaganiriye ko Umukristo kuko hari amadini ya gikirisitu ya gikristo ariko niba uri mu idini rya gikristo akaba ariwe tubanza kubwira twabonye Ubukristo cyari cyo Ubukristo suko kandi twivuga Ubukristo wumve ko ari ukurokoka kuko gukizwa kuzima ni ukurokoka gucika ku icumu kabisa ni ugucika ku icumu
niba urupfu rwawe ruhari, niba cyakora niba ntacyo warokotse, nta rupfu wabonaga, hanyuma ngo ube wumva urwo rupfu rutakiriho, ntabwo warokotse, hano ubwo wakijijwe. yego n'uwo Kristo uvuga umwizera nka mwene Mariya, ntaho utaniye n'abavuga ko ari Sabine Mariyamu. Ni Yesu mwene Mariya kuri wowe. Niba atarakurokoye, niba ukibona urupfu tuvuga ntago ari urunguru rwo kujya Nyamirambo na hehe bakabika umubiri, icyo wenda nacyo niki cyaba ikindi n'urupfu rwa kabiri. Uru ni urw'umubiri, sibyo? Uru ni urw'umubiri. Nkunda abanyarwanda ko bavuga ngo runaka yitabye Imana, ariko umubiri we turajya kuwushyingura. Umubiri we turajya kuwushyingura. Wowe ntago wapfuye, hapfuye kira witabye. Ibyo ntago tuza kubisaba muri Bibiliya, abantu barabizi runaka yitabye Imana. ariko na Salomo yarabivuze, umubiri usubira mu gitaka, umukungu gusubira mu mukungu, umwuka ugasubira kwa nyirawo. Ubwo rero turimo turagana ku musozo kugira ngo duha abantu umurongo bahamagare nabo badusangize, kuko twabwiye ko iri ngiri ni iteraniro, badusangize. Hari n'umuntu ushobora kubavuga ati ngewe banyitaga umurokore tugashwana, ntabwo ngenda umurokore. Hari n'abavuga bati warokotse iki? Nta muntu bavuga ngo nta murokore uri ku isi. Uzi icyo bashaka kuvuga? Ngo bamubwiye ko intungane bw'iricumuye karindwi, sinzi wakabaze, nge ntaho nzi, sibyo? Ntaho nzi ngo bw'iricumuye karindwi, ntaho nzi. Uko Ubukristo nikora na reka, nikora na reka. Ibyo ngibyo rero abanyarwanda bari babizi kera, sibyo? Kuko itorero ryahozeho ryigisha indangagaciro n'umuco ndetse na kirazira. Ibyo ngibyo ushobora guha n'umuntu rwose, ushobora gusana nabikurusha, reka mbivuge gutyo. Ariko noneho twe turimo turavuga ngo ubuzima nyuma y'ubu buzima, ubuzima nyuma yaha, nicyo ngicyo. Kuko nabyo bari bazi yuko ntabwo umuntu aba apfuye. urumva bemera recyclage, uvuga ngo ndapfuye nzongera mvukire mu wundi muntu, mu wundi mubiri. Ariko bavuga yitabye Imana. Sanzabe yarabisobanuye kabisa, n'imyemerere y'abanyarwanda kuri icyo. Uburyo yavuga ngo ngewe nshobora kuba ndi uwo mu 1500 na. Ibyo nabyo niko babifataga, batafite aho babikuye. Icyo nzi nuko niba uyitaba itongera ngo ikugarure, ntaho babibonaga. Bavugaga runaka Bernard yitabye Imana, sibyo? Umubiri urashyingurwa hariya, ariko we yitabye Imana. Muntu duteze amatwi, sinzi n'umuntu yose mbiganiriza mu gitondo ku ndirimbo yari yarakoze, ariko muntu duteze amatwi, ese basi nk'uko abanyarwanda bavuga ngo bitaba Imana, we nuyitaba uzaba ujyanye nk'uruki wa mugani. Reka bigarure muri sya. Uzi ntitwavuga ko twapfuye na Kristo, mu indi vugo twarayitabye. Yego, twaritabye, tuwe twarapfuye. Ubwo ngiye navugaga abo twabwiraga, ariko twebwe twarayitabye kandi nta cyo dufitanye nayo kabisa. Kubwo kwizera Kristo twarayitabye. Ngiye cyo robo Kristo, reka mvuge ngo abakristo nabitabye Imana. Amen. Ntabwo turi bubirambure, abatwumvishe batwumvishe, nibashaka ko tubirambure bazabivuga ikindi gihe. Ariko abakristo nabitabye Imana, twarayitabye kubwo kwizera Kristo. Niba rero mu idini runaka rwose kwizera Kristo nguko niko kurokoka, niko gukira, niko gukizwa, sibyo? Kuba uvuga ngo nemera Yezu ngo ariko sinkijijwe gute? Nese Yezu niwe ataraje kugukiza, yaje gukora iki? Niba wemera Yezu rero emera ko yagukijije urupfu rw'iteka. Imana itugirire neza. Abantu batangiye guhamagara, abazi iyo nimero, ariko ni 0783 70 1 bamwe bamaze kuyimenya. Reka twakire. Allo, amahoro. Umeze mute? Turashima Imana. Eliya, amakuru? Ijwi ryanyu tumaze kurimenya. Gadi namusubira. Komera mwene Datelia. Uyu ni Eliya w'Irwamagana.
kanzuhuze n'abapfuye muri Kristo Yesu. amen Erega buriya hari ukuntu burya umuntu avuka ariko burya ibyo urya nibyo bigukuza. Kuvuga rero ngo umuntu yavutse muri Kristo, hariho abavuka rwose ubona rwose baba bafite umutima umenetse ugize, ariko igisubiza umuntu inyuma ni ibyo yariye, ibyo yagaburiwe. Dusaba rero aba bantu nyine baba bagabura, bajye bagabura ibintu bishobora kuba byatuma abana bajya, sibyo ko burya umuntu nanone burya ntabwo twabarenganya, umuntu agabura ikimurimo, umuntu agabura ibyo afite. Ariko Imana ishimwe ko hari abo Imana yahaye ibyo byo kurya, nawe urabivuze. Kwizera Yezu cyangwa Yesu cyangwa Jesus, cy'amazina si ikibazo. Uburyo wabitwaramo ubwo ari bwo bwose, ariko kwizera Kristo ugakurikira ijambo rye, ko ari ukugukiza ritavangiye ritarimo amazi. Yesu rero ni umukiza kandi yaradukijije. Imana ishimwe nuko twitabye Imana. Ntaho ibikangisho by'ibyaha byo rwose nta gishya baba bakuzanye. Amena, urakoze cyane. Katwakire n'abandi. Allo? Allo? Oui. Muraho neza. Uyu yadusuhuza agati muraho, natwe twamwikirije. Gadi, abantu iki kintu Imana ishimwe ko bacyumvise. amen ariko sinzi impamvu ukuntu umwuka wera birabaje kuba twahura turi abakirisu twembi, hanyuma Kristo riduhuza icyo yatumariye. Icyo yatumariye ni umwe, ariko kuki tudahuza icyo yatumariye ariko cyo cyamuzanye. Allo? Mwaramutse neza. Yewe murakoze. Gusa iyo mwigishije ibintu nk'ibyo numva bitangira agahinda, kubera ko aho tuba turi bujye guteranira mu rusengero ibyo bintu ntushobora kubibona. Nganira n'abantu basanga ni abantu bakishinja ibyaha kandi bari mu makorari n'ahandi, nkumva agahinda karanyishe, kandi bakabumva bazarimbuka nibatareba neza. Bazarimbuka na mwarimu wabo akaba babwira ngo mwiyeze mugire gutya, nkumva nta kuri kurimo, nkumva ndababaye, nkavuga ngo koko uru rusengero we turuvemo, ariko nyine nkavuga ngo kamwe mpfa kugenda. Ariko none se n'uruvamo bazabwirizwa nande? suko wiruvamo ahubwo we baza mwarimu. Turiko abantu bwire kwiyeza, wowe waba wera. Ahubwo ikibazo gihari kubera ko abantu bayoboye insengero baba bafite inzego ziri hejuru yabo, bituma batavugisha ukuri kweruye ngo batubwize ukuri, umuntu amenye ukuri kuzuye, kuko nawe uba ubona asa nk'uri gukorera abandi, ntago biba ari nk'umurimo w'Imana. Nizo ngorane tugira. Nese uko kuri we arakuzi, nicyo kibazo. Yakumenya atese kandi afite abamutsikamiye, kandi washaka kuzuza ibyabo, nk'ubu wenda nka paruwase biri kuvuga ngo mwuzuze icya 10 n'amaturo, dore bije n'iki, ibyo bintu bigatuma ntacyo tumenya rwose, ugasanga n'ibyo batinzeho gusa. Nizo ngorane dufite. Ariko kankarabe njye mu materaniro, ubwo karaba ujye mu materaniro, nubona umwanya ubabwire wewe kuri Umukristo, kuri umwana w'Imana, ufite ubugingo buhoraho ku bwa Kristo, watanga ayo maturo, utayatanga, ariko uretse ko n'izo ntebe wicayeho zigurwa, ese icyo kikujyana mu ijuru, icyo kikugira umwana nta mwana w'Imana uzarimbuka. Rero urakoze cyane, wowe hagume ahubwo babwire ubutumwa bwiza. ahubwo namugina ako gahinda abafitiye nikamutere kubanegura, ahubwo kamutere gusaba Imana ngo imwigishe ubwenge bwo kwegera abo bantu, ababwira ukuri. Allo? Oui. Allo? Yego Shumbusho. Burya hari ikintu kitari kuhurizaho neza. Biravanga intambwe ya mbere no kujya kuhuriza. Buriya niba koko
wumva ko weho muri weho wumva nta wumva muri wowe wumva ko wejejwe muri wewe wumva ko nta mutima nta mpamvu yo kutigisha ubuzima. vuga cyane buriya rero uwo mugabo rero uvuga gutyo iyo ibyo bintu bibaho abantu bakuru cyangwa se abakuba amatorero batwumva ko nta cyaha bagira ukumva ko bejejwe ibyo basigiye twabyara, ariko buriya umwuka niwe urondora niwe karondora buriya twese twakwishyura niwe uturondora. icyo numva cyo gusa icyatsi n'ibyo ni ukubikurikiza kuko ntabwo ari wagishize. arakoze cyane ati ibindi by'icyacu byo ntumbaze se ntabwo rero wagishyizeho, ariko icyo twari turimo kuvuga ni ubukristo. ese abantu bari mu rusengero ari abakristo, ese umukristo twabibonye? alo mwaramutse neza. waramutse. Ni Stefano. Yego Stefano. hehe Nyamirambo. Stefano ari Nyamirambo. Yego. Ikintu rero nungukiyemo nuko mbonye abantu batarizeye Yesu Kristo ahubwo bizera Yesu gusa. Yesu nawe biragoye kuvuga ko bamwizera. nyine nkuko mwari mubivuga ngo Yesu wo kwa Mariya gusa atariho Kristo. Yaba ari Yesu wundi ahubwo. Yaba ari Yesu wundi. Simpamya ko yaba ari n'uwo kwa Mariya. Ikintu cyatumye numva ubutumwa bwiza. Twari turi ahantu umuntu aravuga ngo tudacunze neza twarimbuka. ndamubaza se twarimbuka gute twarakijijwe? kandi twitwa abakristo ngo twarimbuka, ngo buriya ngo nubwo waba uri umukristo ngo witwaye nabi ngo warimbuka. bituma nshaka kumenya icyo kintu, rero niho naje gukorerwa ku maso kubera iyo mpamvu. kuba uri umukristo bivuze nyine ko utazarimbuka, ni ugukurwaho ko kurimbuka. ni nacyo cyitwa nyine kuba umukristo, nuko ubukiza umujinya w'Imana. Yego. nibwo bukristo nyakuri. Niba uri ugiye mu kiliziya rero cyangwa mu rusengero, himbaza iyo Mana. Yego. umutima wawe nushime, unezerwe kubwo gutanga Yesu cyangwa Yesu kubw'ubugingo bwawe. Yego. ubwo nibwo bukristo. Rero Imana ifashe n'abandi tugomeze twumve icyitwa ubukristo icyo ari cyo nyakuri. Urakoze cyane Stefano. Murakoze cyane Stefano. Rero ni nawe dusorejeho muri aka kanya, dushimira abantu bose babanye natwe, ababashe guhamagara, abatabashe guhamagara, abazumva kino kiganiro nyuma yo bakajya kuri YouTube bakongera akacyumva bakabagisangiza n'abandi, kugira ngo ufite umukirisitu burya no kubwiriza umukirisitu mbona binoroshye. kuko niba uri uwo Yesu kirisitu aramuzi, aranamwemera ko yapfuye akazuka, ariko icyo baguhishe ni icyo urwo rupfu n'izuka rye byakumariye ku bugingo bwawe. iyo wari ukimenye, nubwo abandi bakubwira bati yewe nk'uko yatubwira ati mwarimu araza akavuga gutya, cyangwa se padiri cyangwa se undi wundi uri imbere kwigisha, wowe uzamanika ibiganza ushimira Imana uti Mana warakoze gutanga Kristo ubw'ubugingo bwanjye. ubundi amateraniro yakagombye kurangira abantu bavuga gutyo, urakoze kuba watanze Kristo. icyo nicyo cyatuzanya. iyo ni dimanche ya reprendre. niyo mpamvu umuntu akaraba akagenda ku cyumweru cyangwa se ku wa kabiri, cyangwa se uwo munsi wose uzagendaho, tugendane urwo rupfu n'izuka bya Kristo. buri dimanche imvugo irangiza amateraniro, data turagushimiye ko waduhaye Kristo. akaba ko nyita kasloga
mureje amateraniro data urakoze ko waduhaye Kristo. natwe rero urakoze ndumva ari kudusoreje. Yego. dushimiye abantu bose baduteze amatwi ndetse tubabwira ngo ikiganiro nakagaruka ni 1:10 tukaba tugeze ahangaha hanyuma tukabana muri aya materaniro. Data rero turamushimiye ko yaduhaye Kristo. amen. Ni kubw'ubuntu bwe, Yego. ni kubw'ineza ye Ye. kugira ngo twizere dukire. Bye 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 bye.